bakiriya bangiye mwongeye kwirirwa munde ku munsi mvuze ku nduru filime ngo zari zarabuze ye ubuzongeye zabonetse ye ibintu byose ni uburyohe tuvange induru n'impundu Karame ego ya okay the legendary assassin wamanikwa ku byapa wasebye umunyabigwi w'umwica cyangwa ibigwi by'umwicanyi the legendary assassin ni muyicikwe Wu Jing yakajemo cyane uyu munsi n'uburyohe gusa ibyishimo byandenze ndumva nanavuze induru Karame na satani okay sinjya ndipfana Mr. Kagira inkuru na Soshamula legendary assassin itangira ni muyicikwe urabizi ko naca kuri yo nanze wanandakaje burya nakubwira legend ni ibigwi legendary ni kindi kintu abandi turi kwisi wendejo tuza numbaza icyari cyo nimunduke kandi umunsi gwa none byantoje cyane legendary assassin umutwe byo ntibyatuma dutindana uzacika uncinyo mu bishaka kano nkatuye VDJ masomo aho kakiruka kugereho cyane umusaza wihaye magagari uri kibamba by the way I love you niwo umunda byihari reka mbikubwire atereka mbikubwire mukundwa abandi barambesha kano nkatuye na Deje na Berize kabagereho cyane aho mwizindiro na Rukundo na satani legendary assassin itangira nkatuye na Paso ku kinamba kamagereho cyane nkatuye na Pasi Kobe kamugereho cyane ibi byose ni uburyohe mana abategura kugira ngo filime ize kuryoha kurushaho cyane 6-0 Sigiso ati ndamukunda baby nenkukunda genda gukunda David Denko The beat machine. Pokimani kunda bagabo okay ndebera nk'ibibire mwa yaturemeye mukundwa nkosi mu biganza bondo tuma 6 njempa bamwita 6-0 legendary assassin itangira ni muyicikwe akona bacha kureba kijicu filime nka SPR warayibonye na Ongo Baka warayibonye Skin Trade Night Comes For Us ntucikwe iyi ngiyi virus gusa kuri we ngufata nk'urukingo rwanje ubundi ibintu wagukiniye World of Warrior yakajemo cyane Wu Jing na Serena Jade wagukiniye twinshi panze mu mutima yaje muri aka mandahirinda yoko nawo ndi mwari nzatuza bityo rero Dave uyu mwana abakunzi ba Agisheni umunsi gwa none mwicare hafi yanjye mbahe uburyohe gusa maze mujye muvuga muti giti ego numwe musantawe kwisive soyenda gukunda ati baby ndagukunda uruta bose ibihumbi n'ibihumbi urutira abahumbagiza numwe musantawe kwisive everyone you want in the busy yego no wabigize nka ari joke aha kwabaza Shmaston Santos sanje bundi mu gitanda urabizwe nibonamo mu bari bose mbona ari wowe karibu mu Rwanda welcome to Rwanda karibu mu Rwanda Lucky Fire dufite umwihariko aha nibyo legendary assassin itangira abakunzi ba action ndagira ngo mwese manze mugwire murabizare umubare ntarengwa ntatangira filime utarageramo umubare nugwira mumbwire singo ningo niwagasanga handi niwazisanga handi ati karibu mu Rwanda muze twakira abato n'abakuze kuko dufite aho abatera ituze ati visit Rwanda You can relax today and tomorrow, girl, freedom. alaka Lucky Fire Rwanda, ati visit Rwanda visit Rwanda, aha visit Rwanda. ehe Turawatira, twe
turahazi ni buhazi ibyiza we kaze mu Rwanda byindi kinimba ni buhazi naheza hisi naheza ha byose ntiwazisanga ahandi niho byose bihurira ibyiza. Visit Rwanda, karibu mu Rwanda rusure. Abakunzi ba filime z'amabandi kano karahari. This is yours. Bakise indiri y'amabandi, Den of Thieves. You're off the trigger at all times. Abakunzi ba Senkani Senti 3170, we're being held up. akarimo cyane 50 Cent Run dry. yakajemo cyane We're under heavy fire. Den of Thieves. Indobanure gusa z'abakinnyi bagahuriyemo alaka 50 n'abandi benshi cyane. Abagabo nka Gerard Butler yakajemo cyane Up in the flesh. What's your tally? yagukiniye 300 yaje muri aka. He's a bad guy. I'm gonna make you a deal. Give me the names of all the guys who got away. I'll get you a medic. I know, snitch. Yo. He's done, son. We got a problem. The Den of Thieves. Crime. Get to know your enemy. Aho polisi higa nayo ubwayo tekinike ari nk'iz'amabandi kano karahari. Federal Reserve bayipangiye kuyikokora. Whoever is addicted to Banki anybody moves your shoes. ya banki nkuru y'insaza ibikira izindi Sooner or later, they'll need their fix. bayiteze umutego bayirangize. The Den of Thieves indiri y'amabandi. Federal Reserve. It's like Fort Knox. At any one time, there's anywhere between $500 and $800 billion in there. Every millimeter of it covered by cameras, sensors, and motion detectors. Stand across the street and stare at the building for 2 minutes. You have security on your ass. Aka karaje karahari. That's why Abakunzi ba filime nyarukira hafi umudigi wese ukwegereye urakamusangana. Utagasangana aba ari umudigi wa feke. Aba pacha naho umudigi uzi cyamuzinduye mu kazi mwene nk'iyi ntaga yibura Den of Thieves I'm a member. indiri y'amabandi. Only we have badges. Nanjye ndibandira ifite badge ntacyo wambesha rwa mwana we ntago zo muhanganye bakora akazi nawe ni nk'amabandi. Do we look like the types who arrest you? No one put that seat down. Aba ntago bagufunga iyo byarimbye barakwivugana ariko job ikemuke umutekano wa rubanda uri mu nshingano zabo. Alaka Gerard Butler yakajemo cyane 50 Cent. The Den of Thieves indiri y'amabandi noko. Abana mbazanira iki? Irira Gorilos. Utekereza ko watwaye Gorilos ugiye ku ishuri kagenza? Njye nkunda Gorilos ihumuramo inyama. Njye nkunda Gorilos ihumuramo foromaje. Njye nkunda Gorilos ihumuramo Gorilla style. Gorilla style. Ngaho rero sibwo abana bamenye ibanga Gorilos ifasha umwana kwirirwa na kuraje ku ishuri kuko Gorilos zikorwa mu byo kurya bifasha umwana gukura no gutekereza neza. Bariza Gorilos muri supermarket ikwegereye cyangwa uhamagare nimero ya telefoni ubona imbere kuri ekara yawe. Ushaka kwivura amavunane, umunaniro, stress, reka tubarangire muri Nyakabanda Sauna Steam and Massage Spa. Niho honyine hano mujyi wa Kigali uzasanga sauna na steam ifite serivisi utasanga handi. Tugufata neza ukaruhuka winywera icyayi, cyabi cy'amata cyangwa se mukaru, amazi, ubunyobwa, imbuto, ibi byose bikabarirwa mu bihumbi byawe bibiri watanze. Hari na massage ikorwa n'inzobere zikwitaho kugira ngo ugire ubuzima bwiza. Aho kuruhukira haba hasukuye, wirebera imikino itandukanye yaba iyo mu Rwanda ndetse no hanze kuri flat screen. Sohokana n'umuryango wawe n'inshuti maze tukokereza inkoko ndetse n'ifi urataha wemeye. Wayisanga mu mujyi wa Kigali muri Nyakabanda ku cyapa cya tagisi aho bakunze kwita kuri kontineri. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0784269586. Nyakabanda Sauna Steam and Massage Spa, turabambere. Shaka Camille Decor and Gym
Limited. Tubakorera decoration mu minsi mikuru, tubafitiye abatetsi kabuhariwe, dutegurira abageni gato, anniversaire ndetse n'indi minsi mikuru itandukanye. Dufite imodoka zitwara abageni, dufite sonorisation y'ubwenge utasanga ahandi, tubafatira amashusho y'iminsi mikuru yaba amafoto cyangwa video. Tubafitiye gym hahandi umuntu yinanura hehe n'amavunane. Ku bindi bisobanuro wadusanga i Masaka mu Biryogo ahateganye n'isoko rya Masaka, cyangwa ugahamagara ku murongo wa telefoni igendanwa ari wo 0785 26 5151 muri Shyaka Kamiri Decor and Gym Limited. Iwacu buri wese arisanga. Yewe ibanga ry'abamikazi b'imico twarivumbuye. Ubwiza bw'umugore nicyo cyubahiro cye. Lilian Smart Collection. Dukorera makeup cyangwa maquillage bafite iminsi mikuru, amakwe, anniversaire, bridal shower ndetse n'indi minsi mikuru itandukanye. Burya ngo nta muntu utaberwa. By'umwihariko rero ducuruza n'imyenda n'amasakoshi by'abakobwa n'abadamu. Turabambika dukurikije uko uteye kandi ukaberwa. Burya ngo ubwiza bw'umugore nicyo cyubahiro cye. Ku bindi bisobanuro cyangwa serivisi wahabwa wadusanga mu iduka ryacu riri mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Chic. Wadusura kandi ku mbuga nkoranyambaga cyangwa ku bindi bisobanuro byihariye ukaduhamagara ku murongo wa telefone 0783 Lilian Smart Collection. Your beauty, our pleasure. Dayari rakataje mu kubagezaho amata meza ndetse uruganda Mukamira Dayari rakataje mu kubagezaho amata meza ndetse n'ibiyakomokaho. Aha rwakuzaniye flavored milk ku biceri 300. Aya ni amata abana bakunda cyane. Nyabona ababyeyi nimwibagirwe ko yabapfunyikira bagiye ku ishuri. Uruganda rwakuzaniye long life milk, amata mari igihe kirekire ku biceri 250. Rukuzanira fromage zujuje ubuziranenge, ikivuguto cyujuje uburyohe, yawurute zitajya muri frigo n'ibindi. Ibicuruzwa bya Mukamira Dayari urabisanga mu supermarché no mu maduka yo mu Rwanda. Mukamira Dayari. Wow. Tayari kweli mbatangiriye filime. Ubundi nasa muri tayari mbakorere filime. Tayari. Oya. Ngaho umwami Imana abane namwe. Kanze mbakorere icyabazinduye. Ubundi mwivunika. My friend is bene data, reka mvuga amafaranga yanyu yanzinduye ari mu byazanye umunsi gwa none. Metropolitan Films abona bateguye cyane Magagari Kibamba umusaza wihaye ikigari. Eastern Light Films abona bateguye cyane bakise Legendary Assassin. Legend ni ibigwi, Legendary ni ibyo ko byagenze gutyo, Assassin ni umwicanyi. Ibindi mwisesengurire. Gorody Rebel Pictures, New Way, Star Pictures nabateguye cyane. Abakunzi ba Agisheni umunsi gwa none muze hafi yanjye. Abadakunda ibirwana bidatikura mwegereye. Umunsi gwa none bigiye gutikura birwane, uyu ngo hazo budiridiri. Niyo mpamvu barimo guturagurika seasonal film corporation nabateguye cyane. Mbibutsa ko abakunzi bacu jya kuri www.agasobanuye.net. Filime vuba hangaha kujya muzisanga uzisobanuye. Sasa ngeza mu gutangira. Nimba muzi abantu bindwanya umugabo muramuzi. Na filime yagaragayemo ngo ari ikiwani. Bamwita jing amazina nyakuri. Tumuzi muri Rough Warriors. Twins Mission. Yaje muri akonirwanya my friends. Uzi umugabo wikubitiye Daniel muri special ID yaje muri akanyirizina ndetse ngaha harimo kurya ayo tumuze nka Selena Jedi ntuza mucika muri triple threat azabayemo cyane rwose arindwanye mu zindi muri triple threat yaje muri akano nyirizina ndetse rwose hangara ahantu akaresitora ko mu karitsiye hari ibyo gura hano urya aratuje gusukuna ngaha ryarapakira kuzuza ndakabaza akayijyaza yagiye kurya do ukwarya ni karwana mwabantu mwe abasanga abagenzi byo kora hano bamuhaye igikapu haza umukecuru umwaka urashize ntabwo tubona na warabuze
Musaranga yari yarabuze maze umwaka wose atabonana ariko mugeza akunda kurya. Apetira cyari ndahaze. Yewe rwose birahagishije pe. Rwose uri umena nka uri muzima. Muri biri ugahaga umva uri muzima muri iyi si. Nikoba yanga nindwanye my friend. Ngiye mbonye umugabo nk'uyu nguyu ntago niheba. Menya ko byanga byakora amafaranga nyabace ngiye gutanga ntago nibuyahombe. Atsukeka ko ibyo twakoze byose Imana izatugirira imbabazi. Ndatubyaterwa nuko we nkabo bikora ubifata. Ntago nzi wakoze ibiki n'uyu mugore. Hako se kutanye kujutekereza gutyo. Ntago nzi umugabo akora iki. Ati rwose imyaka yose nsigaye ngenda ngiye nimeze nkaho nigunze bintera irungu. Bintera kwitekerezaho nk'umuntu. Nkibaza byose anga ku isi nkora Imana izangirira imbabazi. Bakise ibigwi by'umwicanyi. N'ibigwi nyabaki. Rwose aya magi uba hano wageze ugakaranga n'inyanya n'itomati ni uburyohe gusa. Kare ntago ari aho nyine ari. Bajya kuryo yabo kwa kubiganiraho uko niryoshye uko yabigenje ukaranga. Ndetse umusore ahanga ameze nk'akazi akora atari akazi keza. Hahandi avuga uti byanga byo kunda akazi ngewe nkora nzicuza. Bwatinze yaje ku ruhande. Hano ari uwapfuye ahashyira igikapu. Cyati gaputangiye mu kuba yahabwa ya baga hawe yaje kwishyira ahangaha. Afite ahangaha yunamira yaje mwirimbi rya gatuna. Karacyatangira abateguye ngabo abakinnyi ngabo amazina ngayo ibindi mwimenye nimundushe nimwindushye nanjye hangamba ndushye dore mba nanyoye ibinci intege ntago meze neza. Serena Jedi yakajemo cyane yagukiniye twinshi yaje muri aka n'indwanyi kazi gusa zahuye n'indwanyi gabo meni bwatinze yateze ubwato agira aho ajya yaje kukirwa ku nkombo niho yerekeye. Afite ya baga yahawe tubonye iyi baga ayishyira hafi y'igituro agira uwo yibuka yunamira yerekeye kukirwa na karuga gato yakanzinya ngakari hakurya niko yajeho. Kakandi usanga abagatuye batarenga 100. Mbese ni nka Nkombo district. Yaje kuri Nkombo district kwaba Nkongoro. Kwanza kano ngatuye Sami Santana aka Mirado Papa Bango. Kamugereho cyane nande go ntabwo ndemukabeshyera undi mwana na warabizi ko atabyara urucyo mubeshyera ngo bwatinze yaje kuri kakarwa. Mababwiye bantu mukunda filime zirwana iyo munsi urumva iyo munsi urumva iyo munsi yo nayibazaniye amafaranga mwashoye hazima nta watwizeye ngo tumutenguhe. Bwatinze akora dukwakaje ku cyakirwa kuri cyakirwa hakono ku ruhande yaraba hari buriya na hadaturwa muri iyi si seretse hatari amazi hatari umuriro hatari ibiryo kumbanga bahatuye hari ibyo barimo kuba bakora. Abatuye hakuno bari mu kazi kose ubundi mujye muvuga sirenge muzitondere. Wabonye akazi kose cyari cyo ni ibi ngibi barahanga bakora kananwa yego ko nyagasani yego ko hako shaba hakoze sha iminota hakuno iricuma isaha inzuka isaha irangiye we hagikobwa we kumba ho bari muri rwego rungamo indani aho umukobwa ari n'agakobwa hari ugogerere hafi y'inzu twatangiye yicuza ibyo yakoze muri iyi si niba Imana izamugirira imbabazi. Sayo mugora mwijoro hafi saha nuza bwije urahanga bashaka ko yati bikoresha banze y'ipompe amasaha yongera akabaraga yisanze amasegonda akora ntacyo mumarira yongera akabaraga ihati bikoresho. Afite abarinzi badafite amafaranga y'uru mukire ni umugayiga ni ingagari ni kibamba ni magagari ni nyiri byondo ni nyiri byose ni Mr Money. Kwarangaha dore amasaha ageze murayabona amasaha ageze za nkumi yakodesha zarasotse ziragenda
yari yiguriye bwatekawe ndetse bubiri kugira ngo kamwe kirango umurinzi wa mbere, umurinzi hasi, undi murinzi hasi, abarinzi barakoma, umurinzi hasi, abarinzi hasi. Hari uwaje abarinzi abakubita, bosi yivira Magagari, Kibamba yivirayo, Nyiribyondo yivirayo. Magagari ntangagari rwana ibondo sinzi yatewe. Hariyo tubanya konyagura abarinzi be abakocora. Tayari n'igikapu cye. Mwabagabo nguyu mugabo nindwanyi my friends. Hey! Kagabo nindwanyi. Kandi muri filime nyinshi zitandukanye tukazimo. SPR gatatu imuzimo. Tenizi mission War of Warrior. Kaguciniye nyinshi. Nindwanyi yitonze nahubuka na papa. Gace. Munzu ya nyiri Jonda aramukoma. Ngagari barayikoma. Ngagari niyumva ari uwo yizaniye ni Ngagari urugo rwayo bayishyira hasi ni Ngagari hasi gusa ntabwo igomba yirwaneho n'igihoro uko yakazanye yako n'igihoro arayitega icaho parika hakurya ibondo nagasuzugura kangaka hakuno ibamuciriye umwenda yamuciriye ikote kandi ryaramuhenze. Ngagari tesi cyabita mu ntoki arayipompa kugutesha ko Ngagari ya hasi. Imirwanire nk'iyi ngiyi irimo n'inzika kuko mwene kurwana gutya nakeza kabyo yitonze yari Ngagari ayambura ibyayo ayiha ibindi byayo nanone arayipfunyikira. Yagihaye ingurane y'icumu cyitwaje n'igihorohoro hasi. Hari impamvu umugabo yamugenza gutya akagukonyagura mu nzu yawe apitishaho uburakari, afite umujinya. Mugabo utabanza amuvunnye ivi yitonze arurira manukira kuri mugenzi we amushinga amavi rimwe rwose arayivuna ashyira ku ruhande. Kagabo nirwanyi. Ibyarangiriye aho amaze kumukonyora ijosi vana yakono cya kinazi yakoreshaga. Hakose abantu binjira ahanga bafite ibintu barimo baranywa mwagiye mubacunga. Tayari yamuciye igihanga karacyatangira legendary assassin karacyatangira. Ibi ni ibigwi tugiye kureba by'umwicanyi. Guta umwicanyi akora ibigwi bwoko ki nibwatinze kumba ku ruhande. Disi hakuno haruhari ni muserebende nizataye ziri mu kazi muri iyi minsi. Urabizi ibyisi ni muzenguruko bamaga kono mukire telefone nta muntu yitaba. Hane Ngagara hwiri barahamagaye wapi ndi madamu hamagaye ifite umugore bamuciye igihanga. Baciye umugabo we igihanga. Nkose mana umugabo wanjye ko telefone atayintaba. Twatangiye umugabo yicunde n'abandi bantu mu byibuke. Yicundebaga kandi mu rugo afite yo mapu aba yasize mu rugo. Maze kumuca igihanga arerekera. Bwagiye guca agenda no gusinzira bwamukereyeho. Niba munyakazi yishingiye umurimo twabonye umurimo akora imirimo yarabuze. Bayifunguriye company kumbani bwatinze naho ndebere polisi dore polisi yo ku nkombo ari aka nkombo polisi yo mu Bushinwa ariko hano dore nkombo polisi nkombo bavayo kumbanga abaturage hano hari ibicu byinshi cyane ahantu hose hagiye kuba havuga ikibazo cy'ikirere imvura nyinshi ivanzemo n'umuyaga ntago ubwato bwambuka murago mahanga we munsi nakugikampembe abajyaga mwamukava ku nkombo mu gikampembe ntago bari bukunde. Ntabwo se bwatakoye burimo baraza ku kimwanya ku bwacu bwagenda ubu bugiye kuza nawe ndi buri burenga nyuma ngo bugende muri ihangana mwese murarahangaha muzagenda umunsi w'ejo nta kundi rwose muri ihangana mushaka mwirwana n'itegeko ryatanzwe
rubanda bumva nabi mwihanga rwose mushaka ko mujya kurara nta kundi cyasonyizaga nta mukobwa yitwa tangiye arwana yageze ahangaha asanga nta bwato bugenda asubira inyuma ashake aho arara araka nkombo polisi araka polisi mani nkombo polisi na amagare mu Bushinwa niho hantu hambere haba abantu barondereza mwabantu mwe Abashinwa bararondereza my friend kuzacunganga he Kigali bose n'umunyu barawubara bagendesha ibirenge ahanga n'igihanga cye afite mu gikapu era kigendanye yikoreye igihanga cy'umuntu yamuciye umutwe awushyira muri baga yarawubunganye ntago musira hasi nta kibazo ubanza bawumutumye bawubetingiye ifaranga sasa wari uhunzikirwa yakigarutseho kubanga ku kirwa harabimennye afite ako n'igihanga aracyakibungana muri karitsiye yaragitemberanye nta muntu ahangaha azi ari muri Nkombo district nagace atembera ikirwa kumbanga baje ari benshi muri akaritsiye imwe nanone kuri cyakirwa bose bambaye neza ni ba smartness ntago wowe wumva ntago se biniki iteka goro umuntu yirukankana umwatwe yirukankana icya dore mafene mukuru wa mawaya dore wabonye mu Bushinwa rero mwamura ahango ngewe mbonye amafaranga yanjye natemberera mu Bushinwa mujye mwibeshya gake mu Bushinwa buya nta Bushinwa nta Brazil na ahantu hakubiswe rwose uyu munsi nta kujya hanze mwana wanjye nta business ziri bukorwe ntabwo restaurant ziri bukora umunsi wa none botike zose zafunze hagiye kuza umuyaga karahabutaka ya nkubi iri serious typhoon bangaha nkura hangara ikirere nta kintu akora ngumyanga atembera ko agenda kumbe hakuno wari uhari hari wagiye guhananura injangwe ye mu giti disa abanyamahanga n'abana beza mwana wanjye mbwino mwana wanjye ni injangwe ye ni injangwe tumuzi nka Selina Jedi ni indwanyikazi umukobwa nk'abantu umwe baby mbwinanga baby mbwino hakuno korode vayo korode wanjye vayo korode vayo aranga umukobwa yarabanutse umusore nitambika sarabangutse afite imirwanire afite imigenzereza ariyumva amucira ikoti ararishanyura arishwanyaguza kavuza induru rebe data we mana we I'm sorry ndakwishyura uranyishyura ubonye njanga gucuruza mufitanga urushinge yenda n'udodo rurahari naro guhereza nibwatinze sasa abashinwa cyane inkubiswe shahaba shinwa cyane inkubiswe urebe yajangaha wawe n'ubuciri ishati ajya hangaha kuyidoda nawe urebe umuntu nk'uyu ngo yaraje ngo ni umuboss man ngo ni umunyaza w'umuboss dukorana uko mumutubekera ibiki ni umuboss wabonye aradoda yitonze aradoda ikote rye sasa hano yaje ntahazi nibwo akihagera ugangaje aje mu nzu ye n'umupolisi kazi bonye hakurya ifoto y'akazi birahagije kuba umuntu nk'uyu nguyu ibandi umutima hangaho utangira gutera usimbagurika Nabeze ngo nta mahoro y'umunyabyaha cyangwa kuvuga uko kivuga bimbwiye iki I don't mind bimbwiye iki ntushaka umupolisi urakureba bitwaye iki kiritonganya kobwa vayo nikimuzi nacizi nazwe ari cicanye cyadoze hakuno kote disi nakakobwa keza esanga ndavuga igikantonese ndati nta kibazo ni kintu cyangwa abanyasovuga ko kukirwa nk'igishi mbese kuvuga igishi kimwe cya myezi micaro ni kirimi cyavuga ku nkombo abana banga bavuga igikantonese teruye cya gikapu cyo kirimo wa cya gihanga hiwe kiraremera igikapu cyawe nyamusubiza nyine ko nkina bowling ni umukino bakina n'agapira nase wajanga yo twaje umupira ya bowling muri vacation wanjye ndi bowling instructor ndigisha nderekera ese ahangana restaurant zifungura mu gihe nk'iki ngiki agiye kuza inkubi y'umuyaga karabutaka typhoon hari ka restaurant hepfo wajya kuryamo kwa Nkongoro ntacyo batetse kare hano hafi ariko nyine nako ni muri zazi nizandagapfa ndagashahurwa zimwe baririmbye saba tugiyeyo rero arashonje ntararya kandi nijoro yarayakora akazi ate mu bacu umuntu igihanga nibwatinze baje kwa mutagatifu Nkongoro Saint Nkongoro ngo yaje gukizwa
ntago akiri nkongogi yabaye nkongoro the sayinti kubangaha baje kurya niho honyine muri uyu mujyi afite umuntu ukora business utajya upfa gufunga kubangaha bari hano haciye itangazo muri uyu mujyi hari abibye abandi kuri kino kirwa ndetse abibye polisi irimo kubashakisha ni abashinwa ukuntu bambaye bavuga ukuntu bateye n'ukuntu bagendaga aha nk'umupolisi kazi menya ko byanga byo kunda ari ikibazo aza gusatira bari hafi ataze muri karitsiye ko bwangara umupolisi kazi abanza amenye neza amatangazo atanzwe kuri radio yemwe mufite ibyangombwa bahunza kuyirira hakuno abo abonye ataze muri karitsiye ukeneye kunsaka ibyo mfite ibyangombwa bindangane bo ndarya reka maze nirire reka maze njye avuga ngo icyongereza abandi bamwumve Excuse me, sir. Can I please see some identification? akira sore hakuno kiramuniga n'ibigabo birebire bisobanutse n'ibikaka sasa umwicanyi ibi ntakunda ko byivangamo sayinta caho nkongora arigendera nkongora caho ni umusayinti umutagatifu ntabwo yabyivangamo umutagatifu aza kubyivangamo aracomoka ko bwanga baramuniga ujyare yitonze ni umwicanyi twatangiye acumuni gihanga abajemo nabone bose bamushyira hasi abajemo ni boroshye baranashonje nama bandi arano ku kirwa kandi na gato cyane karwa ni gato cyane uburyo urahangaha wese bamuzi akivuna intoki kabona kirekire kigabo ikirekire ntabwo kizociteje ntabwo kizocishumurije n'amabandi hakuno ntabwo bazobizaniye ujingi ntakina kobwa nawe kigabo izane nagabiza umupolisi kazi nagaza abo yishiriye fata hakuno yitonze urusenda kobwa umupolisi kazi aje ngabasake hari abibye muri kano gace kabo hari ahibwe niyo mpamvu ukase kafite amenye abari aha bose naba narebe iryawo kigabo nuko kiresha kinini taye giti ni cyumva uyitonze arasuzugura aguhata agasuzuguro afite ukuntu asuzugura kobwa ikigoryi hakuno cyahumye kujya gasuzuguro kiyo arabangutse uhondagura umugenda toboyi turamuzi yikubitiye Mutebutsi muri orofori ya kabiri yakosoye Mutebutsi naracyakosora yankosore doniyeni minsi yashize bitari ibyo kubeshya hakuno sasa cyitonze nama bandi nicya kobwa porapora hari ukuntu cyitonze igikobwa kibigenza ikarya sasu yahari hano cyanya munini cyagiye hasi cya bugufa nitonda abanza yihata umunigo agihata ibiro bye aranakiniga arakipandaganikaho kunigira ikintu hakuno bana barasarasa ngo muri banini kumba hakuno ku ruhande gahari hano hari cyamuze nacyo karacyatangira amenyo yanjye we mbaye nka nyinya we ayo yakavuyemo amajigo ntago ari yose kobwa kiramusumba kumbu yacaniga umuntu yarabonize yitonze ni umukoboyi kobwa hangaye imbavu kobwa uyu yitonze ntakina n'ibisambo hasi koboyi cyaramugwiriye kumba hangaye kindi cyarimo kurya kiramuniga cyitonze kiramuniga buriya gupfa ni mu mutwe cyambere uko itekerezaho mbere ko ugiye gupfa cyaramunize kiramuniga yifitiye imboga mu menyo kiramuniga mu gutwi inzogera arayihubanganya mu nzogera y'ugutwi arayihubanganya ni cyumba kiramusumba karitoma muza yige kigwa hasi bosi ashoje kurya we twabonye ukuntu umugeri ushabutse afite umugeri utyaye wagiye kwiteza we ni gasuzuguro arwana yagusuzuguye arakawujingi umugenda
aragutondagira aragutondagira amakaroni yanjye we amakaroni yanjye kandi nishyuye mutagatifu koboyi hasi nazo yiteje aragusuzugura aguhata imigeri y'agasuzuguro bamvunnye imbavu ntabwo kizogiteza kiraparika nazo yiteje nta manyerwa amakaroni yose anshizemo kandi nari nayishyuye mutagatifu avuye gutabaza arakankongoro dese yindi arako mutagatifu umeze neza disi kamwitaye arakareba n'akana keza nta na gito ubaye ese tukajya kuri polisi tugakora statement twandika ibibereye ahangaha ntako se muze abantu bose barwanya we no kujya gutabara bimvonera ikisi abantu barwanaga kubareba bimvonera ikisi reka nje byaranjariranye ntako wamusaze kuko abantu barwane pe urujye no kujya kubafasha ngo basobe hafi bimvonera ikisi bimvonera ikisi ahubwo mva nanga bitanava kumva bimvonera ikisi muze no kubamujyanye ari muri bimvonera iki kumba ku ruhande hamwe twatanye mugeza ku mugabo mu Kigihanga hari abahaje bambaye amakoti magagari hakuno wa mu Kigihanga dore abarinzi b'ukuntu bahambiriye uwa mu Kigihanga yahambiriye abarinzi be bose kumba muri brigade baje gufunga amabandi yakujya kubahondaguye amwe bayana yasinzirije aza kuyafunga hanga polisi bwo kukirwa bari bowadi abana babakora devoir mu kazi imiryango yabo basura hakuno kuri kazi nusanga baniryamye banateka hano nakaruga kigenga kameze nkaho ko ubwako inshingano z'igihugu barimo indani zitabareba ngama data hadore nagwaha ibijumba bijyana mujye guteka ngiye munsi ntabwo ndi butahe uze kuzanga aho ndazi dore afande Emile byaranze muri Amerika yegiriye mu Bushinwa halo kubanga bajanga kora statement bandike irunganya hanga babonye baramushimira Mr. Bo bamwise Bo ni indwanyi urakoze yemwe rwose kuri headquarters bagiye kuverifya rwose abantu twafashe ariko nzi ko 90% nabo bari bibye niyo mabandi yari yibye yemwe ko rwose uri umuhanga imyaka 10 hanga ukoze akazi nta kintu ukora kitangaza uyu munsi ukoze bitangaza rwose ni Mr. Bo amfashije nazo nyita Bo nyita Mr. bivaneho ndetse rwose umusore nindwanye ko yahanye n'abantu batatu bose akabakira hasi nindwanye ishoboye Jengo koko ku Rwanda nabyumva afande namushimiye nafande Mire nta rwose ubwo tuzaguha igihembo cyo kuba uri umuturage ahangaha mwiza witwaye neza uyu munsi kubanga kumushima hari abadakunda inshimwe kuri bagenzi babo sasa hakuno wa mugabo baciye igihanga ari hehe umutwe wiwe ari hehe mutwe wake umeyenda wapi nataka muniambie umutwe wake bameutoa wapi hano bivugira indimi zivanga vanze urushi nataka muniambie nani ametwara changa yake bameyibeba kumbanga habari hakuno mwana nje boss nje yango bise mitamwera maze guhwera mbona agenda afite igikapu cyazaga gite batanze raporo hano bose bamenya ko uwamwishe yamuciye igihanga twari igikapu yambaye agakote kumbe raporo kwa madamu wanyakwigendera ni umugore w'umukire afite amafaranga umugabo wose nabakire hari cyabaye kuri chairman ma batwaye umutwe we bamuciye igihanga dore ngo umugore arakira inkuru mushaka umutwe we dukeneye ngo dushyingure umurambo we wose wuzuye ntitumushyingure ibicece tumushyingure yuzuye bamushyingure yuzuye ntibazamushyingure mu bipasu muguma ahanga bakimumurinda abandi mujye gushaka mu nkurikije tujye gushakisha aho umutwe wa chairman uherereye mwesanga tugende ntago twashyingura chairman mu bice tuzamushyingure yuzuye
bakeneye byose ngaho usanga afande wabo Chayimani bamushyingure yuzuye bamushyingure mu bipasu ntazajye mu ijuru ngo usange agiye PS pari PS kumba muri station hano hari abadakunda ko abandi bashimwa yaje ahagata uyu barimo gushima ngo umuturage mwiza wakoze ibitangazo none kuri ahanga ku kirwa watanga gukora biki ndanga muri vacation utuye hehe nibwo ngera ahangaha namoje rwose byose namubashije ntarashaka agiye kuba yarara yajanga avuye Hong Kong hano ku kirwa we tari zamureke mugenzi rwose mureke bimwiyenzaho abantu batojwe nk'abasirikare n'abapolisi n'abafata amabandi n'ibyihe bafata ibyihe nk'iki erego uraho uri kurwana ngo ufite bwakungu ufunguze kurwana ntacyo bizakumarira cyangwa se ngo igitangazo uri injangwe ntago wapfa uzaramba imyaka hafi myinshi cyane uriho we uranyumva neza ibyo mvugiye ahangaha ntabwo byumva neza kuzanga tugushima ngo urindwanya cyo bimaze ntacyo ushoboye hakusura muhora icyo mutuka nta rwose umusore uranganje simwizeye kunarwana rwose imirwanire yayikoresha nabi abantu nk'abangaba usanga ari amabandi ubwabo baretoshe ngo ari indwanya zirenze gusaba bahemukira rubanda rwose ukuntu mbona ko nameze nagasanzwe yewe vuga harunazi we kumbanga babasanya ko nibiryo ahanga no barara abapolisi sasu ya hari DC weye kuko bwakishimiye twabonye acumuna igihanga muzangaha murye bamwakiriye ku meza hamwe n'abapolisi uyu ntago byishimiye buriya mwisi nahabura abanyamushiha biyenza ku muntu utabavuzeho kirivumbura do n'icyatariza so durangana cyo abatwaye yakoze akazi yafashije kumbe ni bwatinze hakuno kukirwa hari abatangiye gushakisha bahige igihanga cya sebusha bisa ngo ni chairman ma bagenza ahantu hose bashaka hano akarwa ni gatoya hano karwa ugatembereye amasaha nk'abiri yonyine ko sukanje kwa gatembera bajya ahantu hose bashakisha inzu ku yindi bakoze umukwabo wo gusaka abaturage bose barabasaka usanga mafene byamurenze mukuru w'amawaya yagenze kandi shahu utaye nk'izi ngizi cyabakunda gusonza kiza kwiyenza nk'abasenze batembereye akarwa bashakisha ducanga dushakishe bagenda inkombo yose bagenze inkombo yose kwa badepazo ku nkombo kumba ku ruhande hakuno yawa yicaye bamwakiriye muri polisi n'ubundi uyu munsi nta afite kuba yajya hano aho bamugize ngo bagumye ahangaha mu gihe adafite naho kuba yajya hano harakamwiyenzaho nakiyemeza kariyumva we ko dore tararyazimye rikoreye yewe kariyumva ni boga ari hakuno kariyumva nakanyamafiyeri muriro kajya kubukiniraho muragakubita yaragatabaye agatera ishoti ngo hakurya hasi nuko atabara yaragatabaye bose bareba agakubita ishoti ryo bwibondo ubundi rukubigera uyu muntu ufashe umuntu ubundi amashanyarazi nagufata urumva umuntu bamuhonda ukayamukuraho yaragasakuye yaragasakuye mana we hano ku murega mata yitoze niwe kajya hasi aragatabaye agakiza amashanyarazi ubundi amashanyarazi iyo agufashe baraguhonda ntacyo hakuno kavuga ayegera guhaguruka kariyumva
uyu mushenzi uva ikintu ni igitero, ni ambushi, ni igitero kuri polisi umumushinja ibyaha. Mbamubarire mu muhane, uyu nahanwe nafunga nk'umugambanyi wese nk'umugome wese yahemukiye polisi. Kaburi cyo kamukora nta kintu kamukora, kamusukaho icyayi. Shana akajya gasuzuguro kamusutseho icyayi kariyenza, basi barwane kamufungisha ngo aragakubise. Arihangana, yarabyihanganiye. Shana agakosoye aragakomye, ntibwatinze yaje hakono koga, abanza yitunganye. Umunsi wose yari bagenda, kagakobwa kaje akabanza kamutunganyiriza imyenda ye kari kaciye. Jacob yinindwanye arabangutse arashabutse, ariko shaho umukobwa yafite umugongo dukonso wabaye. Byanga byakunda uyu muntu akazakora, urumva akazakora ntago ari akazi keza, ni akazi kabawatsu bapasa nguni. Abo bose nabakoye baciye ibintu. Ubwanga mutunganyiriza ko imyenda amaze kwitunganya, azana agaswime. Hendukiye bamwitayeho, yatangiye yicuza atakazi nkora, sinzi nimba Imana izangirira imbabazi. Banga yihanaguye akenda mo kwanaguza, karimo impumuro ya gikobwa, karimo impumuro ya gikobwa. Yambara neza, nirwanya inzara ashoboye akazi, n'ikote rye barikoreye ripeya. Do umukobwa yagiye gusanga aradoda, ni umuhanga mu kudoda akoresheje intoki. Abashinwa mujye mubitondera mwa bantu mwe. Hey, baragiye ngo kumutayeri wiki anga afite igikapu cye, tuzi kiri imyanya mu gikapu twe turakizi. Kumbanga mu kurya afite ukuntu ahangaha arya agiye kurya aratema, we ntago gusa arya bwaratemagura. Do gutemagura yatemaguye hakuno ishyamba abankangunda, aratemagura ararya, bose bareba yarya. Afite ukuntu arya bya wenyine, n'indwanye agiye kurya ishyamba rikira hasi akaryegeka. Sasa agasorori baruriramo ngo bose akono bari bashyire mu dukombe, bariremo mu dukombe. Niko yaririye mu isorori arabacura, kandi ubundi abandi barira mu dukombe. We buretse hasa wayute n'ibingi nabyo ugiye kubimara hako se. Sasa siko fango yongdo ikambole hako ziko ni yuryo ugaragara nka uri umuntu waho uri umuhohotezi. Nanga ni yuryo umeze nka hohotera abantu, uri gihohotezi. Hako se yemwe mwana ko muri ahanga ko ngamaye byose ngarya karya ni ibyanjye ndafande nye nako ndi burye. Yemwe ntiyamu neka tubwire mpaka sateka ibindi biryo, mpaka si yagiye ni magi. Ni ikibazo bose anga arabakosoye. Nibwatinze yaje muri firigo, buriya urakarye cyane usuzu no gukora, atanga bibiri nkanya inyanya amagi afunga firigo. Bose anga afite umukozi batekera, umukozi yatashye kwava byihuse vange mureti n'aba n'inyanya. Uteka arabyumva, ntago nzi nicyo atazi. Anga katagwa ko ruvavu inyama abanza barwaneho, icyo abakoreye si cya hafi. Aragiye bose arabacura, yaririye mu sorori ibirenganya. Byose anga ko akorera ku murongo, kandi abikora tuje nahuzagurika. Niyo arwana yasuzuguye, arwana n'agasuzuguro. Kumbanga mu kagigi kakarwa kose barakajagase, bashakisha watwaye igihanga cya sebuja cyaciye amanima. Polisi hakuno yarabatekeye babanze barye. Hano hari igipinzi, hari upinga byose tabariyeho. Iwe aracira hawo ngibi nibiki ubutetse nk'ubutetse utetse ibiki. None se ntabwo biryoshye cyangwa uburyo burakurenza? Hata biraryoshye afanda ryo. Dore uburyohe nagereranywa mwabana mwe nari ngombe iryo nk'iyi ngiyi. Mbega iryo cyangwa ntabwo cyo kunibira nk'ibi ngibi, ntabwo cyo kuryohera. Nanjye biraryohera kihagararaho karyaho, karya insenda nyinshi cyane gapakira mu kanwa. Ese basi wacini nabito bikwishe, basi waciriye wikwihagararaho. Kari insenda kihagararaho kajya kuzicira. Ko nakiyemezi kariyumva gusa hanga mu kanya umwana gahaye shoti shaho, agahaye ikibwa abantu bose bareba.
sasa ngawe we ni umukinnyi w'ibihe byose akina mu bana agakina mu bakuru muri under 18 hose ajyayo yongeye nanga ararya ahantu hose we hose arayishimira mbese nk'uyu nguyu wamuha umuntu nka ndugu ufite abana nk'umunani yabakosora yabereka icyo bita inshinga ya tubiriraho tuburumange se gusanga nk'abapolisi bari bamukunze baganira muri turuka hehe iwacu nturuka mu mafamu nta muryango ngira barabyumva mugenzi n'imfubyi rero wa mwana we rwose ikintu kimwe rwose wanza rwose aho turuka rimwe mutwara amafarashi muhora mwirukanga n'inka muziragiye n'intama ndatuko tubayeho iwacu ndi umuragizi rero twesanga tumeze nkawe twese turi imfubyi ariko buriya iyo ufashe imfubyi ugateranya indi mfubyi imwe bibyara umuryango rero twesanga turi famiye ngaho zino guteka ntibwatinze yajanga mugenzi afande yari yamukunze umusore umva yewe nshakira ahantu hamake hafite n'isuku hafi yari roge zamake hafite rwose ahangamba arangira umukiriya ntabwo bazi ko bakunze bishimiye twabonye ukuntu ari indwanyi kumva ahangaha kakiyemezi kateguriye anive cya cyuki cyabo kaseri na jedi bakise ngo ni hiwo ni izina kahiwo barakaririmbiye abapolisi bo hakuno akazi rwose ni akazi koroheje ntabwo bavunika ni ku kirwa vuga icyifuzo cye arazimya bari kuri Nkombo district Nkombo island bwatinze buriya umuntu w'umukozi mugenzi mwise arashimisha uvuga ngo ndeka njye cyane gusa basenkore cyane yaje no koza ibyombo kuba yariye kintu yo cyangwa ikintu akora ntarye atakoze ntako se hagati aho wakoze rwose ko polisi mwafatanyije akijya kumusuhuza oya uyinsiga amazi banza ugire witunganye dukunda isuku nawe arivumbura ntako se basi wagiye umenya nkaho ntugore umuntu gusa nyine iyo urya usa neza kamuteye umutoma iyo cuter when you eat iyo arya aba asa neza cyane rwose ntabwo gato cyagiye ngo upfe ese ntabwo wari ufite ubwoba atari rwose nyine niba umupolisi burya byinshi muhura nabyo bikanganye ni inshingano zacu ntiyavuga byinshi nazo kuganira bigiye kure n'umusore kubwanga muri byo hasi icyo nicyo wambaye mu ijosi icyo do nambaye iryinyo ry'imbwebwe ukunda imbwebwe wolves cyangwa wolf imisega ndazubaha cyane buriya imisega niyo ikunda kurinda mu bibaya twe nk'abaragizi iyo dupfuye umusega niwo ujyana roho yawe mu ijuru none se kweri biza gutinya kujya mu kuzimu niyo mpamvu imisega uyiragiza araga rwose muri umunsi uzajya mu ijuru urabizi neza uri umuntu mwiza ijuru uzaribona sinzi umuntu nk'uyu waciye mugenzi we igihanga ngo ijuru azaribona yikoreye igihanga cya mugenzi we mu gikapu urakoze yikorera tete icwanga ati ndabizi ko ufite marayika murinzi ukuba hafi kandi uzakujyana mu ijuru akakugezayo n'ubwa mbere ko boye inkwi bw'amagambo nk'aya ngaya meza aho yakuriye turahazi ariko se bashatse umunsi nkagutoza ukuntu wajya wirinda barakubeshya ubwo gihe kankwigisha yabonye ukuntu karwana nubwo abanyasa yindwanya gusa ntago imirwanire yako isobanutse yewe baza hakuno banza gatoze utwibanze aracyari ku kirwa ntarahava mbibutse nta bwato bujya mu nyanja imiyaga yandi iremereye yabo hitana agufashe gutyo umuntu kungo mwigaranzura uvuna igikumwe n'agahera ubu murangije ngaho nanjye binkore karamukire gita tayari nawe azutwibanze koboyi
yagiye avunagura kenshi abantu by'ibanze arabizi. Yaragateruye bahanganye barwana. Byatangiye kare bwa mbere amutabara ava mu giti. Bagumye ahangaha amutoza mpora amwereka utwibanze two kwirinda. Bahanganye naba nkurashe nanjye aha naba nkuvunnye bapange naba nkwishe yarakanize banzonye aha nuko bigenza ko bwarumva arazigufata arasobanukiwe dore sasa umwiyemeza avayo we mushingukeho urumva mushingukeho ubu nagufunga njyewe ufunga umupolisi nagufunga nase wande kwiye kungana amabere ndekura kajya karamutukatuka se bavaye kajya kurara irara vanga byo gushaka ibyo gucumbika vanga kuri polisi genda bakira aha aruhamagana umuturage turajyanga arahamagaye ngo bamufashe yabanga muri karitsiye bamuteje urusaku abaturanyi yareze yatanze ikirego kumbe muri karitsiye muri cyakirwa nyirizina yego rwose tuzabona nanjye nzakugurira ibya saa sita yego bye yemwe vayo hano nkereke di dona kuboneye ahantu ho gutukurara na ugiye mu mudugudu hakurya hariya maze amafaranga aramubwira amafaranga bari bumuce arerekera bamune twa rogi araramo rogi nebyira ahitamo ashaka imva ashimye kuri we bamuhaye aderesi arerekera agende ashaka harara n'igikapu cye bibutsa nga mu kagigi ku kirwa hari abari gushaka uri wowe usanga utarasa n'igikapu bazwi ko ari igihanga cya sebuja baguye hakuno singa amaboko baguye kuri dunda nasike amushenze usungu wajyaga he yendere kumbanga dore polisi haraka nkombo polisi bari mu kazi na nive ya hiwo n'umukobwa hiwo jangaha bamuhaye ka keke kateguwe na wa mwirasi wabo tazana sasa hakuno wahamagaye ngo bamusakurije ngo bamufashe batabare baje kumukomangira ni umukino wo kukirwa niki muri bande ye rwose Mrs. Robinson niki ninde yagusakurije tumufate tumufunge n'imbwa zo hakurya hariya zimo kumukira buri kanya zimoka hakuno imbwa zabo zamukira buzukuntu usinzira rwose muzibere uburozi muzice zeka kunsakuriza polisi yaragowe atuza yewe imbwa zabo muzibere uburozi zipfe urumva cyangwa mbere kuri bafane banyengo mwansuzuguye sasa ngaha byarabacanze nibaza uko bafunga imbwa ngo zireke kumoka dore ko baciye urusaku gusa urw'imbwa rwo ni ikindi kibazo cyangwa banyirazo bazashyira sound proof barikomereza akazi karani n'ijyankurye banyirimbwa baziguze bazazambike sound proof zababangamiye cyane abaturanyi ubu ndangaha nyenze cyo ari ikibazo hari ibintu byose na leta ubwayo idafite ukuntu yagenda ibica intege ikibuga cy'indege imimbweti nk'iyi ngiyi nta kuntu wayibuza gusakuza ngo ugabanye urusaku rwayo ahubwo nubwo abantu bajya gutura kure yabyo barwirinde ubanga ukagenda muri karitsiye ashaka aho arara bano baje hakuno aho imbwa zaciye ibintu baje kurwanya urusaku rw'imimbweti bageze n'urusengero nukubanza gusenga anga atariza yaragize imana uyo ngomanga atarasa amenya aho hantu imbwa zasakure cyane byari biki byateye imbwa kuvuza induru ijoro ryose kubwejagura nibutsa ahantu hatewe tuzuko byagenze niyo mpamvu imimbwe tare ivuza induru haraje abaharwaniye bano kugera hakuno basanze bananga mu kizu kimwe hahandi bace igihanga wa mucayimani bakari cyanga abasha turanga duhunze imvura imvura icyo kiri hasi nyuma yanyu hari kirambaraye hasi mwegereyo tandukane sha menya hasi hari iki ni bafandi police officers
kira hasi ameze nk'aho ari umuntu muganga agiye kureba. Baciye umuntu igihanga nta mutwe yambaye. Kiraho umukobwa ataravuga byinshi babandana bahuka nabyo gutabaza babandira menshi kandi bari bonyine. Tazani na Kahiwo n'agakobwa Kahiwo na Tariza na Hiwo bakira waje atabara. Wa mukobwa yaje yivangaho atabara caragenda arwanda atabara caragenda irukanka. Tariza namukurikira wamusere ngo ni bo atabara ni bo aca wari irukanka bo aje yivanga bano bakurikiye ubona polisi yakujya basubira inyuma. Bona polisi basubira inyuma. Hari uje atabara tabaye umukobwa, hari uje abakonyagura arikomereza. Nta Tariza kandi asize mugenzi we. Abana hangari uje abakonyagura tacha wirukanga fo yigendera. Bano barwanaga hari uturumbutse basaza ngaturumbutse hehe. We uza azatanga umusada w'imigeri. Kubanga kwa boss hatuye umugore wa hari. Ese n'ubu nako kwemera abona mu gihanga cyo mugabo wanje. Rwose ntabwo turamubona turimo kumushakisha. Umutwe ntabwo turabona umutwe wiwe. Yego ndabyumva. Ariko rero hagati aho Chayimani polisi yamujyanye. Sasa polisi yabonye umurambo wihita ujyana kujya ku station kuwubika kuri station. Mwabigoryi mwe mumushake nimuguma aho ngama kamumuzanye urumva neza mumukureyo. Umugabo wanjye ntajya gushinyagurirwa habe yaciwe igihanga na polisi mufunga ari igihimba gusa. Ni ikindi kibazo kumbaye ko yakagiye naguze igikapu kiri hehe. Aje atabara umukobwa we yarari na mugenzi we Tariza kwagenda nga bamukurikiye. Harabamwometse arabangutse aratuje. Iyo arwana arasuzugura ntagahubuka. Abamukurikiye baturutse inyuma bakeneye igihanga cya sebusha. Bazobiteze mugabo uyu namuvumbuye ntabwo namwiteza ntabwo bazobiteje. Bandi retonze ano hejuru banagikapu nuko yikomereza arabangutse my friend arabangutse defeat. Ntabwo bazi ngo biteje kumbaga subos nindwanye. Subos mvashye igikapu hasi nawe ngiki ngano gifata nacyo nguhaye naga suzuguro subosi arabasha gusa nubwo wabubasha hari ibitabaswa kabara kimwambura yitonze agashyira hasi n'igikapu cyawe nazo yiteje. Uyu ntamenyerwa ntakinirwaho tayari bose anga yarangiriye aho. Hari ukuntu mvuga kumbako sasa wana mufite ikibazo. Nge namubonye twarwanya aza kudutabara yari bo namubonye yari bo afande. Nge rwose umva kino kirego byanga byakunda bo akirimo. Uyu murambo tubonye baciye igihanga uriya musore ngo ni bo afite ahuriye nabyo. Hase kubera iki? Sasa umwana muri zina kurwa urutozi. Kano kamushinja ibyaha ntago babyemera. Ntago bakize ko rundi kamwanza kuva kare hose. Kamwanza kakimubona. Umva twarwana guriya mugabo rwose no bashe tutabara icyo kintu kirenzo ni kimwe. Ukuntu ari indwanyuka ko abanyakungu fata tubose ari wenyine. Uriya musore ni indwanyi no waje atabara uyu mukobwa. Niwe uje akonyagura abantu ngatabara umukobwa muto yahiyo. Ntakuntu yaba bizi neza aho twagiye ngo azatabara uyu mukobwa. Keretse nimba yaraswe byanga byakunda cyemo kuba cyajya mbere. Buriya twagiye ahantu dusanga nawe hagiye kare yarabizi ko aho hantu ari ikintu cyo kuba cyahabera. Niyo mpamvu ngenzi ko byanga byakunda afite ahuriye n'ibyabaye nanjye ukunda byumva pe nibyo wamugana nibyo. None ufite ikimenyetso kibyemeza kumba ku ruhande hano harabaje. Sasa muri station hari umurambo wa mukire baciye igihanga. Hano baje bateza akavuyo
umwe avuga nga ihene ye inkweto ze ibiki n'ibiki peteroli kuri bafande ikibiriti kuri bafande filimi baha amabandi ntakina peteroli yo mwitara kuri bafande bayibasukaho ipeteroli n'ibibiriti baje gushaka mugenzi wabo mvane hakuno hana bahambire bose batabahambura amapingu bavanga bagende amabandi ari yakona serious akeneye sebuja ari umurambo ari hehe ari he gihimba cye baza kumukurayo afande hakurya bamusutse peteroli bashyiraho n'ikibiriti baje ako gutwara igihimba cyabo cya sebuja tekinike iranga n'indyango rye peteroli yihuse ku bapolisi baba ngaba nabo ntago batuma babanda agenda gutyo bafite imbunda hasigaye imwe dore peteroli hakono kuri afande wese bamwinitse dore imbunda hasi ntago batuma babanda agenda iyi ni intsinzwe ku bapolisi kandi intsinzi niyo ntego bihaye niyo mpamvu bateye intambwe imwe gasubira inyuma nakuzasuzugurwa n'amabandi bati imbunda zabo birwanaho polisi mabandi nakanya bayango abasuzugura bamenyere ntago bakeneye agasuzuguro k'amabandi yewe fandanga yatinye yanze ko barasa afite peteroli kuri we polisi nindwanye nabo kibiriti hakuno kuri afande sore yari itambitse arakizimya tabara afande we kwitambika barahangaha bahanganye mfite ibyuma hangaza aracyarwana bahanganye n'amabandi hano gace urashe abantu bashirebye nabi bahanganye n'ibandi isasu ryumvikanye isasu ryarumvikanye mu kirere fande wewe ndabarasa sha ndabarasa kumanga mugenzi wabo Hansoni hari cyamwinjiye mu nda nimba atari isasu nakeza k'imirwano nakeza k'intambara tarizo umeze neza katariza ko meze neza muye mwese meze neza ra mu guhangana hagati yabo barwana imbunda n'ibandi murasa mu nda iki ni ikibazo nimba ari uko amabandi ari ahangaha ameze nta mikino bajemo gukina nayo sasu bamurashe ryinjiye ahababaza ryazamukiye mu mwijima rirazamuka rihagama mu muhogo ubona kuzari muhandura nka bimwe bya rabaje sasa ugenda kirazira kumuca intege yewe urakomeye pe umeze neza ndabibona kumeze neza baramukomeje kandi ari mu marembera yari mugenzi wabo zega amabanda arahangana agakina nimba na polisi ubwayo atayijenjekera zega iki ni ikibazo bari baje gutora intumbi ya sebuja nako ni igimba cy'intumbi ya sebuja magane bwatinze kugira ngo polisi anga ibi byose uvane mu nzira hari abateye ku kirwa ndetse baje bari serious n'amabandi akeneye sebuja ngo baciye igihanga batazaho giherereye bishe polisi anga ku kirwa nyirizina polisi umwe gutya gupfa bivuze ngo igihugu kiba cyatangiye guhangarwa izi ngizi zago ziri impamvu z'ikirwa cyonyine ni impamvu z'igihugu tugende yemwe basha dore ngo baramena abantu bose bakore umukwabo bavane uyu mwanzi mu nzira wateje intambara hagati y'abaturage n'ikihebe bishe ikihebe kimwe se ngo rubanda benshi bagiye gutangira kuno kubizira iyo ni impamvu polisi yitambika umutekano wongere usagambe ku kirwa dore ngo polisi hano baza gutanga umusada
sasa uwateje ibi byose ntiwagiye guca igihanga cy'umukuru w'amabandi uhagarariye syndicate y'aba drug dealer na afande ihangane yafushije umuhungu we bitaga Hanson. aha tuvugira ahangaha twese nta byishimo nanjye ndimo gusa tuzane uyu mwicanyi yajya imbere y'ubutabera. amakuru dufite iyi birego biri ahangaha ikibazo cy'imanganya nyiramukuru kirimo abanyarumogi mpuzamahanga drug ring international ndetse wapfuye mutaga Timothy Mane wapfuye nyirizina. uyu niwe rwose umaze iminsi ahagarariye ahangaha bakizigenza mu gukora ibyaha bigiye bitandukanye arahigwa na polisi mpuzamahanga. aha tuvugira ahangaha umurambo we wagaragaye igihimba gusa ntabwo baza hari igihanga cye umutwe ngo wamwishe wese wamuciye umutwe. aho tuvugira ahangaha ku kino kirwa nyirizina kandi yikoreye uwo mutwe aracyawugendana. ese uyu muntu arimo arihorera kuri Timothy Ma akaba ariyo mpamvu yamwishe. nyine rwose twese ahangaha dushaka iyo mpamvu kandi twizere ko ariyo mpamvu yatumye angamba bandetse muri polisi ngo ajyane sebuja. kumba ahangaha agenda tayari itangazo rivugiye mugeze muri polisi indani ryacanga kuri radiyo. hari umupolisi umwe wishwe wamwishe. byose byatangijwe n'uko hari uwagiye acumona igihanga waciye igihanga yari mukuru w'amabandi. shake ahantu hose mwese mwitegure hari urimo guhigwa nagaragara umwongeza atunga agatoki atubwire afite igihanga cy'umuntu yikoreye kandi mu gikapu mushake mwese mwivuye inyuma. batangiye guhiga ahantu hose abantu bose anga barabasaka ufashwe sanga barasaka. sasa polisi benshi bayitinya biceka ibyaha. urabizi ngo nta mahoro y'umunyabyaha nta mahoro umunyabyaha kiri kuri sozagira no mu ijuru umunyabyaha nta mahoro azagira. ahangaha Timothy Ma afite umugore bita Miro Sasaki. ubwo Ma yari yarahunze ahigwa na polisi uyu mugore yasigaye ayoboye aya mabandi yose crime syndicate. ariko rwose uyu mugore ikitangaje nta cyaha na kimwe wamurega ni umwere imbere y'amategeko nubwo asigaye ayoboye abanyabyaha mu cyimbo cy'umugabo we. kumbangaha bariyeri ni nyinshi barasaka basohoka n'abinjira ku kirwa. kumbanga yarimo kugenda kugira ngo tusange umutekano mukeya ibyo umuntu ibyangombwa maze kubimwiba. kumbanga yabimugenza akaka ku byangombwa bye. ni umuhanga agira confidence. yukoreye manga iki turebe kambere kafande gusa ni kwa manga impira yanjye nta kintu ni bowling ball. akazi nta kandi mushake Timothy Ma uwamwishe kandi mvana ko rwose haba impamvu zose zatuma amabandi ajyana impamvu runaka z'ibibazo n'abaturage. afande ngiye mfite uwonyeka yavuze uwakeka tayari ahangaha ku cyombo dufite umuntu ukekwa imyaka hafi 30 afite tayi iringaniye ni mugufiya umusatsi wirabura uvanze n'agatuku gakeya dark brown hair. avuga ko sikimi cyanga cya potunguwa avuga ko yambaye ikote ry'icyatsi wese wamubona amuhagarike afite mu biganza bye igikapu n'abacike bamuguyeho. batanze gato rwose itangaza ko no ku byombo bigera hose icyarimwe kandi yikoreye imari mu byibuke bamenya aho uherereye dore ngo bose barimena tayari. Tariza aramutanze tazana kandi yikoreye kuko imari bya nyabyo yikoreye boro turabizi. bafande baje bihuta ahantu hanini cyane ahantu hatoya cyane ni ku kirwa afande yivirayo inspector yewe ari muri yihuta ubwato bwahageze bugiye kunsiga. yebo bamwita botongora arahindukira. nimba nta cyaha wakoze uratega ubwato vanga ugende fungura igikapu cyawe
ndavuze ngo fungura igikapu. Botongo nta bwoba gabo n'indwanyi nakicanyi arakibanagira. Ugavayo yamwizeye kare kamwishimiye. Yewe mwa gafite ko ikizere nk'agakobwa kandi kizere kiraza amasinde. Ni ikinyarwanda mbako mbabwira. Yafunga igikapu yitonze. Funga igikapu. Yehehe. Hari gifunitsemo umwenda. Fana umwenda. Arimo umupira wa bowling. Bowling boro. Tayari yabeshewe bamwibesheho. Bamuhoye ubusa. Saka ahantu hose nta kindi kintu kirimo. Do. Nawanye ko nta cyaha cyese. Harimo umupira mwamunenganyanga. Avuga za mvugo z'abakobwa yagiranga gukura ibyinyo. Nuko abigenza bavugira mu zuru. Ariko subwo wacu nawe wakwimbwina. Wangure mituyu. Nabyumvanye Sami na Bonete. Barimo ko negotiatinga kuri mituyu ya Desa. Taragenda kobwa kaje kumwegera. Ni Botongo. Kabotongo. Kishimiye Bogare. Ijoro ryakeye hafisa Hanisoni mugenzi wacu yewe condoleance. None iki ntabwo se muninya ikisi nyine murabona basi ngiye kintu nkibariza unsubize sibyo kandi ntumbeshye. Ehe ijoro ryakeye umuntu wantabaye cyagende mu nzu aho basengera harimo amabandi baciye n'umuntu inyihanga se yaba yari wowe anyeganyeza umutwe oya ntago yari nge shaha bakobwa kumva sha wamutabaye abayimva ko bakoze ikintu cyaha gihambaye cya danje ariko mana umuntu wantabaye Imana izamuha ubuzima 9 imukubire 3 mana wantabaye mana uri intwari yanjye umutima ariko gahora beho kikundi ese telefone yawe wayintiza telefone yanjye arayigahereza. Abana b'abahanga bazi kwibipa 0788908686 kayandikamo mamagara stopaka sanza guhamagara ntago nyiri muri yoro ngaho mbaye ariko mana niba na yoro yanze utajya muri babyeyi zikuma bagako nyine mbipe mara kumbimpa ntizakuvugisha arikomeza n'igikapu kiwe ariko mana ateye neza mana yarigendera n'ubwato arikomereza ko bongera ngo mukira amacenga yavuye ku nkombo arerekera ko boye n'indwanyi banga agenda dore mafene mukuru wa mawaya philosophe kiriyumvira hako nako si umuntu buriya rero abicanyi baramenyana buriya ziribwirana nayo kiramagara umva halo yego mafene boss ari hehe andi imbere nagucike ntago ari buncike utaramvuga byinshi fata mbiguhi kugiye ujya kunyasa mujya kumvuga vuga umbweje gurafata uranyuma nagucike urumva nagucike we zananga kujya kunshaka kujya kumvuga vuga kobo yanga cyane indwanya ari afite confidence n'agasuzuguro barabanje kingana cyo umva we aramara hafi nk'isaha n'igice nimba bazi impamvu niba barahangaha amasandi bone ndahangaha ni nk'isaha n'ikindi bumare nyine kugarura igihanga cy'umugabo wanjye ndaguha umunsi umwe uve muri Hong Kong ujye kure y'umujyi agasuzuguro kiramukupa shaje ifite agasuzuguro cyaramukupye telefone ngaho gifate nje nago mbatinya we ntatinya kwicwa
dore nyamunini mafene yatinye gufata ku gikapu. 你也没睡，累了吧？ ntago uraryama ijoro ryose ufite n'ibitotsi barushye. 你觉得你明天还会活着吗？ cyangwa se we ngo bazo ubundi ugira ngo umunsi w'ejo uzaba ukiri muzima. 我每天都在问自己。 nanjye buri munsi nibaza icyo kibazo, nimba umunsi w'ejo nzaba nkiri muzima. nawe ntararyama ntarasinzira, bareba bamuhiga ijoro ryose ntabwo barasinzira. 放心吧， ngaho ugira ikibazo sijyare 所有事情 byose bigiye kurangira. kubanga disikano kagatashye ariko mana cyari bongane ko mu cyarwanda nga nyewe kasigaye byo zakono karyamye gapfumba sa kono cya korode ni kijangwe da urukundo nimbwa urukundo ni iki buraburyo ariko mana cyarwanda nga mana uteye neza ntazi ko mugongo wose w'igisore ari majagu zawuteye touch kumbanga kukibwa kujya kuvayo bagiye gutunguka hakuno wa mugore yamushumurije muka boss chairman ma yaciye igihanga bamushumurije baragiye bamushumuza hakuno imisegeza kumuhiga y'isore sore bamushumurije ibirara kumbanga dore nyamunini nahari bamutaye mu bwiherero kumbanga nyamunini yagiye amuhambiriza rase ku ntoki nade mapingu umushaje bamushaka yaragiye ava ngo yaragiye bajanga bajya kumushakisha kumbe nta gace abandi baca yaciye hejuru y'abandi baca bagenda yaciye ku ibati cy'ikiraro abandi bacamo hasi dore agasuzuguro bajya hasi kumushakisha yaciye hejuru kandi shaha tambukana confidence afite ako n'igikapu kirimo igihanga cy'umuntu. uyu mutwe ndabutwaye nkaje umutwe batwara handi yatwaye umutwe abandi batwara handi banga hagenda danganya katifoni kageze hakuno kobwa hari aho ka hi kari nagakobwa hara yemwa rwose twakiriye amakuru ko wishe Timothy ma yamenyekanye chairman ma. wewe uranyumva muko nese ndamwishe wa mugabo twaketse rwose mbere hose ngo ni bo niba babikoze bamusanye bose umutwe wa chairman ma aho ufite umupira wa bowling yaraciyemo kabiri wabaye ni umuhanga yaciye umuntu umutwe awusha mu gipira cya bowling ruka ujyanye bari bamuvumbuye niba ufite igihanga cya chairman ma kana umuntu kari kakunze n'umwicanyi nta kina rukukuri kagarara hey mwicanyi mukuru dakinirwaho. 借個電話俾我。 kumanga kageze kaributse cyagiye kibipa amatelefoni yawe maze mwereke mfitemo paka magambo karibuka kayamubwira kari kihamagaye afite angaho umukecuru angaho umuhakazi niyo twatanye ngaho mu igikapu yaje kongera kwirira kote ryanga baridoze. 你假期过程怎么样？ Ese vacances yarimeze gute? How was your vacation? 还好。 yari nziza. Heho. 我生日歌许个愿。 Bandirimbiye ku munsi wanjye wa anniversaire ngira n'icyifuzo ntanga. 假期嘛。 Rwose ni holiday. Ufite kwishima. Umunsi w'akaruhuko nk'uyu nguyu wishimemo. Kumanga kubwa kari byakarenze ibyo kabonye. Uze gukunda ugakunda umuntu ari rubebe hari iki vuna muheto karaha kagenda baragashimuse uyahari ka telefone kakarasonnye wari hakuno ni hiwo uhamagaye hiwo bwatuze umukobwa byanga byakunda bamuvumbuye afitanye isano na nyiri kubahemukira baje hakuno kumubamba
hiwo tayari umuntu bamenyanye ni ikibazo. Reze bandits zakiriye amakuru ko byange bikundi uyu mukobwa harimo akantu hagati ye na Kizigenza wabahemukiye. 唔好意思喎，阻住你翻差館。你做咁多衰嘢，記者一定會拉到你嘅。 yakaramutonganya rimwe bamwahemukiye rubanda tuzabafunga. 佢係你嘅朋友咧？ ese mugenzi wawe 佢殺咗馬爺。 ko gishe chairman mawe nawe muzamufunga. Wishe umugabo wanjye. 犯咗法嘅人。 Nge nzafunga wese ukora ibyaha. Kubangane bwatinze. Telefoni yakiriye menye ibyabaye yari yiziye. Buriya umugabo nyawe nurya ibye abandi akabyirinda. Yivirayo yanze kubeshyabeshya icyaha cyemere. Naho bwa mbere yababeshye neza bose ukuri bakwemeye ko atisha umuntu. Urabizi ngundi byisi buriya icyaha cyamye kinyoma giteguye neza kiruta ukuri kurimo amafuti. 50定100 n'ikinyarwanda. Nimba ari indwanyi ngaho nabashe bapagasi bose twazanye hakuno. Kubangaho boss yagiye azana abapagasi cya yose. Yagiye ahamagaza abagaragu be bose barirundanya. Nimba ko we ari indwanyi atari butange igihanga cyuwa. Shatse uyu mugore niba adatanga igihanga cye nawe uyu munsi nagarareho nta gihanga yazanye agombe atanga igihanga. Abapagasi ba boss ni benshi, abapagasi ni benshi abahukamo hagati mu mvura n'umuhanda. Bwa mbere polisi yamwizera yibeshya. Sasa uyu munsi agombe atanga igihanga. Bakisibigwi y'umwicanyi legendary assassin munyabigwi mu kwica. Legendary assassin karacyakomeza. Kowayi hakuno yabahutse muri apagasi bakozi baciye amani mati mosima karengana bahukamo bose icyarimwe nta gutoranya. Irwanyi ashoboye ibyo akora nashakisha bakozi ba boss yamuciye igihanga ntago abasigayeho bamugora. Yaciye igihanga sebuja abasigaye ntago byakwanga. Ngabona irwanyi kandi aravuna akoze hose arangiza. Ngabo nirwanye cyane kandi shoboye akazi. Bapagasi ntago abarebera izuba ntabwo akina nabo. Ugeri urabangutse bagaragu baciye amanima ntago abatinzamo. Bayobye we ni umuhanga ajya kwagakiza cyakora aracumva abariho arasobanukiwe. hasiriya bamwizaniye bamushotoye banze kurekura igihanga nabo ukanya barasangayo sebuja abanze kurekura barasangayo boss. Abanze kurekura ngo bahebe bemere amagara yabo bayahare nakundi. Mugore yatangiye kwikangaho kandi ngo mujigira kubitisha amurakariza icyo babanza mwahuke ubwanga yahambiriwe. Ni Selina Jade yahambiriwe. Baboye ndirwanye n'umwiyahuzi yaguye hasi. Abamwihambiriye kugira ngo amurekure yamanukanye nabo hasi. Yewe bo kabotongo banje hasi umunwa n'ivi. Haguruka vuba bana. Botongo n'indwanyi n'abantu umugabo n'indwanyi bitari ukubeshyabeshya. Si ibya filime umugabo n'indwanyi mw'abantu mwe sinzi. Yanze gutanga igihanga, yanze kubaha icwanga rya shebuja. Yarahagurutse
gupfa ni mu mutwe nubwo ivi ryavunika ariko ntago byakubuza kurwana ukazarivuza kera kabaye azaba arivuza kera kabaye ariko abanza y'ikigwa ibi bisambo imwishyuza igihanga cya sebuja bose ntibabihemu hasi ariko ntapfa kuhagera aho kujya hasi nubwo yapfa aho kujya hasi gatinda nubwo yapfa bamuguye mu gatuza ariko ntiyanza aracihambira bakisi ibigwi by'umwicanyi munyabigwi mu kazi k'ubusaruzi wese arava amaraso wese arava ariko ni hahandi bamukome n'abakome bakome n'ubundi gupfane mu mutwe bamuha bahe yakuvunaguriye abantu uwo munsi aho gupfukama hasi imbere y'ahaduyi n'ubwo wahagarara udigadiga ariko ugahagarara dore abana kuvunaguriye mu kanya kanga n'amazara filimi iraha yanze gutanga igihanga ntacyo yabaha barakubita arakubanza ni hahandi mu ijosi ku ngoto zabo niyo akubita arakubita muwiyahura mu cyico gusa kandi mena icwanga batangiye kumuhanga baramuha ariko ntiyumva barakubita ntiyumva aracyabihambiriyeho hari impamvu yatuma umuntu akora nk'ibi ngibi ni nk'ubwiyahuzi ibi bintu banza harimo n'inzika tu ibintu harimo n'inzika ni bifu y'igihe kirekire harimo n'inzangano yakonyaguye abantu ariko ntabwo bumva baramukongera afite impamvu ze mfite impamvu ze nta mugabo warwana yambara nk'iyi ngiyi ari amafaranga gusa kuri kiye aya si amafaranga hari ikindi kibyihishe inyuma tutazi icyo ari cyo uru rwanga afitiye aba bantu sinzi bamukoze iki yagenze biti wowe ni umwihanduza cumu ubundi gupfane mu mutwe sasa usige dore ukuntu agenda amavi yavunitse ariko aracyavuna bamwisheta imbere umutwe nawe araguha ni hahandi aracyaba akaruta kandi akongera akaruhukamo yaguye atyo ngaho hagera n'unduza yabanje kuruhukamo ategereje undi ugiye kuza gakacayamani kamukacayimani kavayo Timothy ma yewe kaboto ngo haguruka avayo mfite inkota hakuno banza yikorera akazi abapagasi bari hasi yaguhondaguriye abapagasi ba bosi abagaragu be kira hasi bose dore abantu baryamye hasi hejuru y'umuntu umwe abataka ibitsinsino abayavunnye imihumetso aba yagize ingoto zigasobangana kumbe yahari ubundi gupfane mu mutwe no guhambirwa ne mu mutwe bene pingu warica bana y'inkota sora haryamye neza abanza musogongeza ukuntu bigenda iyo uciwe igihanga koboyi yegeye inyuma gato yaramurangije fata inkota yifatisha kuri ibiganza n'ikote ryiwe uyu nawe ahari banza yihamburiye imigozi n'ubundi ihambiriye ibiganza byacamo izo umukobwa yegera inyuma arayiryamira n'inkota kiyihambiraho uyu ahari yakora ibiganza yaremera koboka ariko nta kundi imigozi iragira nuko yaparitse inkota cyayiryamiye ko yari ahangaha yaryamiye amatama y'inkota atari ubugi bwayo tayari kano kavayo gore mukacayimani akiraho aruhitambitse bagiye kwitera umukobwa sore yari itambitse wabwa nako
kamuha ikigwa. Abakire basinzira neza ntibajya bagorana. Abakire ntabwo bajya bagorana disi abana maze no guhaga harimo za mayonezi n'amafiriti menshi. Basinzira neza bahita bahuhuka. Ni nka za pondezi. Disi karamurebye agakobwa. Byanga byakunda uyu musore ntabwo byingi bakora. Kwaciye umuntu igihanga. Ibi ngibi sukwica gusa afite ikintu kimugenza. Kandi yemeye kujyanga gatabari. Yemeye kuzanga hejuru y'umukobwa. Ati umunsi w'ejo yesterday wambereye aravuga umwuka ni mukeya. Niwo munsi wambereye mwiza mu buzima bwanjye. Umunsi w'ibyishimo. Yesterday was the happiest day of my life. Ndetse ari n'umunsi w'amavuko wanjye. Aravuga sunika amagambo. Hari impamvu nyinshi zamuteye kuza gutabara uyu mukobwa. Yamukuza kimubona. Akanya gato basangiye ubuzima bwari buryoshye. Na wa mwitozo wa rya joro o wari kandi bindi. Na ya masaha kamusaba nimero ye. Ahangaha babyina banezerewe. Byari byiza. Karebye ku maso agakobwa imbaraga zirashira. Imbaraga zamushizemo ararwanya umwanya muremure. Abaye atavuwe byihuse. Hari gusanga asezeye ibijumba. Agasiga za gorirosi zigipakiye mu maduka. Kandi gorirosi zigezweho. Zongera iminsi yo kubaho. Kararize kareka kandi isaziye. Kare mu minsi yagumirwa munyarwandakazi. Yaba promotion hafi 3,540 buri muri gumirwa mwene data. Byarangiriyeho. Dore nga amasaha ari icuma kuri cyakirwa. Kaje hakono ni gare. Abashinwa shaho ni gare rwarambikanye. Nimba ari ikintu cya mbere mwisi cyabane n'umunsi baje nabagasanga amagare nagakiri hiti. Amwe ya senkani ati yaje kugenda nk'umuyaga w'inkubi ufite imbaraga agenda gutyo agenda ajyanye byose. N'uyu munsi ntabwo tuzi impamvu yatwaye igihanga caca y'Imana Timothy ma. Hari abavuga ngo byakoze ngo meze nkaho ari umuco w'iwabo. Ariko kugeza uyu munsi nibwo naje kuvumbura inkuru y'ibyabaye. Ko mbere yuko azahangaha umwaka umwe washize hari umuntu washimuswe n'aba drug dealer wari umuganga atwebwe nka hari imbohe agira ngo abamushimuse bahabwe bagenzi babo bari barafunzwe mbere hose ariko baje kumwica. Nako njanga nshaka amakuru yose menye uko byagenze. Nzagusanga uwishwe ngutaga Odile White ndetse ari mwene wabo na Botongo. Sasa cha Imana yari yarishe mwene wabo w'agasore ka Botongo kazana ko hakuno ngo kwihorere. Ndetse nibyarangiriye aho twaye igihanga neza hahandi aho bashinguye Odile White. Ashishe igihanga basi ahoreye urupfu rw'oro muvandimwe Odile White. Zari impamvu zinzika ngo akemura ikibazo hagati y'uwishwe n'ikihebe cyari cyamushimuse ngo bagihe bene wabo bari bafungiye muri gereza. Ariko ntibyakunda cyica umuntu nacyo sasa umunsi wo kuryozwa batwaye icwanga ratete. Batwaye ratete basiga ngweki natamanuka nambabarira reze wati nziko pura ari inkoko ngo reze pure ni inkoko reze pore simbizi nyamureka nabanukanye munyihanganire nta Rufaransa nzi nungumva nyanga asami nafite ko yatorabwiye hano ruguru mutunyenyeri yahoze kubanga kobwa kaje hahandi kajya gakunda guhahira aho kahahiye imbere umusore ahari karahagarutse niho twatangiye arira
we kandi yarya arya yimara agahinda. Ntagakunda kurya kazananuka ni magambo umucuruzi urimo sajyaga akabwira. Koboyi yaje mu buzima bwako aza byihuse ndetse agenda bangutse. We yikundiraga kurya. Niyo yari gahunda y'uyu munsi. Mu gihe nta akazi no kurya nta akazi. Nimba ari ukuburumanga, aburumanga rwose bumuhaze arye bwinshi. Nimba ari ukukinyweraho anywe indobo ebyiri ako kimuhaze. Ngira ngo filime mw'abantu mwe nuko igenze ndabakunda cyane. Yari legendary assassin twarebaga cyangwa ibigwi by'umwicanyi. Mu yandi magambo umwicanyi w'umunyabigwi. Bye bye. Imana ibandindire. Ndabakunda cyane. Nari magagari kibamba umusaza wihaye umwe rukumbi. Ikigali. Bye bye.